izo nzozi ni inzozi zikubwira ngo uzakomera kandi umugisha wawe uri bugufi ugiye kuza. Agenda kose bene uwo mugisha Imana iri kukubwira ngo ndi mu ruhande rwa, nk'uko mu gihugu ntawe uruta perezida. Icyo yavuga cyakorwa. Nanjye niko mu isi n'ijuru byose nta wunduta. Abarozi nibazarwanya umugisha nzaguha, bazacukura inzobo nyinshi nzisibe utambuke, nugira Imana mu nzozi zawe ukarota. Ngiye kugusuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwifurije kugira igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe uhitiyemo gukurikirana ikiganiro cyitwa Ubwenge n'Inzozi gitambuka kuri Pastor Imana Ishimwe Official. Imana iguha umugisha nimba warakoze subscribe kandi nawe ugiye kuyikora, kandi nanone nawe ugiye kudukurikirana ari ubwa mbere uhabwa umugisha n'Imana. Imana ifungure imiryango yawe yose y'umugisha, Imana itesha agaciro imigambi yose y'umwanzi Satani ku buzima bwawe, ku buzima bwa famiye yawe, inshuti zawe, abo mukorana, abavandimwe bawe. Imana itanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, zipfe ku bwabo, kugira ngo uyu mwaka uzakubere umwaka w'ibyishimo, uzakubere umwaka w'amata n'ubuki. Nubwo byaba bitameze neza, ndagira ngo nkuhumurize ngo hari igihe bizagenda neza. Nubwo uyu munsi waba utitwa mama kandi ibyangombwa byo kwitwa mama, byo kwitwa papa byuzuye, ufite umugore, ufite umugabo, reka nkubwire ngo hari igihe kizagera ukitwa mama nawe ugaheka. Uzirinde kwirwanirira, ureke Yesu aba ari we uzakurwanirira. Uwo yasanze amaze imyaka myinshi batavuze, ariko abahanga bavuga ko igihe yari amaze cyanganaga nk'imyaka 33 yaravutse ari impumyi, kuko yari umuntu mukuru cyane. Ni inkuru iri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ibice 9, ngo yavutse ari impumyi, arahuma pe. Abantu benshi baramumenya ngo kuko aho yicaraga asaba abantu bamwibazagaho byinshi, ngo ariko Yesu ahageze ari kumwe n'intumwa ze uko ari 12, kubera ko bari baciye ku kidendezi bita Petesayida. Yesu akabwira uwari umaze imyaka 38 yicaye kuri icyo kidendezi yarabuze uwamutereramo, ariko igihe cye kigeze Yesu arahatambuka. Reka nkubwire, igihe cyawe nikigera cyo kubona akazi, Yesu azaza. Igihe cyawe nikigera cyo kubona urubyaro, Yesu azaza. Iyo nda yazibye izibuka ubyare. Igihe cyawe nikigera cyo gukora ubukwe, uzambara agatimba ushira inimba, Uwiteka Imana zihesha icyubahiro. Yesu rero ageze kuri uwo muntu wari umaze imyaka myinshi ari impumyi, Bibiliya iravuga ngo Petero aramubaza ngo uyu ko tumuzi. Mu yandi magambo icyo bari bashatse kumubwira, ko watubwiye ngo ku kidendezi Petesayida yakoze ibyaha, nicyo cyari gitumye atinze ku kidendezi. Nimba ari ikintu kibaho gitinza abakristo ku kidendezi, nimba ari ikintu kibaho gitinza abera b'Imana ku kidendezi mu kigeragezo, ni ugusenga ariko bakora ibyaha, ni ukubahana abandi bakirira bo bakakorera ibyaha. Kuko we yari nka wa mukristo mu minsi yatambutse insengero batarazifunga, wajyaga kumva umukristo aravuze, cyangwa n'uyu munsi biriho, ariko mushumba akunda guhanurira abantu bashyashya baje. N'uwo muntu rero Bibiliya iravuga ngo abandi barazaga amazi akihinduriza bakaba barakize, arwara inzika abantu banze kumushyira ku kidendezi. Arakomeza yitekerezaho we, ariko niyibwiza ukuri. Yesu aramubwira ngo ugende ibyaha byawe urabibabariwe, kandi urubanza urukure ku bantu, wikorere uburiri bwawe wigendere. Mwene data, kuba umaze igihe kirekire mu rusengero, jya ucunga neza, wibwiza ukuri. Kristo Yesu atugirire neza cyane. Rero aricara yibaza ku bana bacira urubanza. Narindi kubihuza n'abakristo dutinda mu rusengero, ugasanga umuntu amaze igihe kirekire asenga, si urubanza muciriye mwene data, ariko aho hanasengera abo basenganye barasubizwa. Ndashaka kuvuga ngo igihe kirageze Yesu ngo atambuke ku buzima bwawe, aze mu mibereho yawe. Nimba ari n'ibyaha bagushinja gukora, ubibabarirwe, ubundi wikorere uburiri bwawe wigendere. Ubwenge n'ubuhe, inzozi n'izi. Upfa kuba ari aho bakirira, uri ahantu abandi bakirira. Ubwo uri mu rusengero uhumure, Kristo azakugirira neza. Uriya muntu ubona asenga agakora ibyaha,
akanywa inzoga akajya mu rusengero agasambana ariko akaza mu rusengero, apfa kuba ari ahantu Kristo akiriza abantu be, apfa kuba ari mu mwanya Kristo amushaka. Uyu muntu rero atinda ku kidendezi afite amakuru ko abandi bahakirira. Sinzi nimba wumva iki kintu. Igihe kigeze wa muntu, wa mugabo wananiranye, wa mudamu wananiranye, apfa kuba ari mu by'Imana. Twigeze dusenga ahantu hari umukristo wita umukristo ariko akorana n'indi myuka mibi, ariko misiyo ye ari ukuyobya intore z'Imana. Ariko abantu bahanura bakavuga ati ngufite umugambi, umuhanuzi w'umuhanga. Byaje kugera igihe turavuga mission ze, itorero rimenya yuko rijya riterwa riba ryarajwemo, amena amabanga yose y'abadayimoni. Uwo muntu Yesu aramukiza, yatura Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ari Kristo umwemeje ibyaha bye. Mbere bakoze amavuna, azavuga ngo aremeye atemeye, ariko aje kuyobya intore z'Imana. Simvuge cyangwa sinirengagije neza ko hari n'abana bo kurimbuka bashobora kuba ahantu bakirira, ahandi aho Yesu akorera imirimo n'ibitangaza, bikazarangira baharimbukiye. Ariko umudamu umwe amenya ibya Yesu, amenya ko Yesu akira, ngo afata umwanzuro, igihe kiragera ngo afata umwanzuro wo gukora ku ncunda z'umwenda wa Yesu, ngo kugira ngo akire. Bibiliya iravuga ibyo byose yari yarabihaye abavuzi. Twigarukire muri ya nkuru iri muri Yohana ibice 9. Yesu Petero akimara kumubaza gutyo, Yesu arabasubiza ngo uyu nta cyaha yakoze, abavandimwe be nta cyaha bakoze, inshuti ze n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, ahubwo ngo ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryerekanire muri we. Ngo kandi ikindi nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ngo n'igihe umuntu atakibasha gukora. Mwene data reka na cya gihe wowe wumva byanze, na cya gihe wumva imibereho yawe yarangiye, Yesu araza agakora. Ngo akora igikorwa kiri prophetique, ngo afata konda akamukoza ku maso aravuga ngo nguhaye icyerekezo nubwo abantu babona kutareba, aho ujya uri buhamenye. Amutuma Isorowamu, ngo icyo gihe Isorowamu ngo bwari bugufi bw'i Yerusalemu. Ngo Dawidi ngo yari yaravumye umuvumo uvuga ngo nta mpumyi, nta kirema, nta gipfamatwi kizigera kinjira muri Yerusalemu. Uwo muvumo ako kanya Kristo awukuraho, aravuga ngo wowe genda. Aho bavuze kutazagera uzahagera, bavuze kutazabyara uzabyara, bavuze kutazashaka uzashaka. Iyo mivumo yose bari baravumye Yerusalemu, bari baravumye abafite inenge, abafite ubumuga, Yesu ayikuraho. Wa muntu Isorowamu ariyuhagira, akora ubukwe birakunda, akora business birakunda, atwita inda arayibyara ntiyavamo birakunda. Ngo agarutse ngo agaruka ashima Imana, ngo kandi yicara hahandi bari bamuzi. Mwene data, kirazira kikaziririzwa kwimuka muri karitsiye wasebeyemo ishimwe ry'Imana ritaragaragara. Kirazira kikaziririzwa kwimuka mu rusengero wasengeyemo ugaseberamo ishimwe ry'Imana ritaragaragara. Kirazira kikaziririzwa, haleluya, kuva mu mwanya wasebeyemo Imana imaze kukwihesherezaho icyubahiro. Sinzi nimba wumva kuka. Turi mu kiganiro cyitwa Ubwenge n'Inzozi. Ubwenge nkuzaniye umunsi ni ubwenge bwo gushima Imana, bukakugeza ku nzozi Imana yateganyije kuzageraho. Nimba ari ikintu gihagurutse Imana mu mwanya wayo, ni umuntu ufite amaboko avuga ngo uruwera, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ngo abanzi bacu bavugirize impundu kuneshwa, ubishimirwe. Ngo uwo mugabo araza, ngo ahimbaza Imana, ngo aravuga ngo akabonye Imana. Za ndirimbo z'inyuro areka kuziririmba, akanwa ke kuzuramo indirimbo z'amashimwe. Aravuga ngo Uwiteka ni mwiza pe, Uwiteka yangiriye neza, nanjye nzahora mvuga ineza ye. Ka kanwa kavuga ngo uzanabare bakiriho batazagira ngo urabeshya, niyongera kukavugisha, ahubwo avuga ngo Uwiteka uri mu ijuru himbazwe, yuko watanze umwana wawe Yesu Kristo akadupfira, ngo none dore uyu munsi ndahumutse ndi muzima. Ahantu bavuze ko nazagera, Uwiteka urahangejeje, uhabwe icyubahiro.
avuga imbaraga z'Imana, avuga kubaho kw'Imana, avuga gukora kw'Imana. Imana imugirira neza, umutima we urabihamya. Bibiliya avuga ngo abamumenyaga kera, abamubonaga ahora asabiriza, abahoraga bamwita ngo n'uwo kurya gusa, abahoraga bavuga ngo ni umunebwe, ngo bamubona ahora asabiriza bateze amaboko, basanga ari kuririmba ngo Uwiteka abereye maso abamukunda, Uwiteka ntacyo azima bagenda batunganya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo indirimbo zuzura akanwa ke, barabazanya ngo bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati cyakora asa nawe. Ngo nawe yumva basiganira igitangaza Imana yamukoreye, aravuga ngo Uwiteka yanyibutse, ni njyewe. Kristo yahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, agira umutima ushima Imana. Aravuga ngo ni Kristo yatobye akondo, yakoresheje imbaraga abana b'abantu batatekereza, none amateka yanjye yahindutse. Mwanciragaho iteka ko nta kintu nzimarira. Reka babwire, hari igihe uba mu buzima, hari igihe uba mu mibereho, abantu bose bakakwitegereza, ndetse nawe wakireba ukiyanga, ariko Yesu yahageze ku bw'ishimwe ryuzuye umutima. Nibyo Paul yibukije Abatesalonike, arababwira ngo mwishime iteka, mu bibaho byose muhore musenga. Aravuga ngo niwishima ugashima Imana, umutima w'ubwenge ni umutima ushima Imana, muhimbaza Imana, ni umutima uvuga imbaraga z'Imana, ni umutima uvuga kwera kw'Imana, ni umutima uvuga kubaho kw'Imana. Uwo mutima Imana irawishimira. Paul yandikira itorero ry'Abakorino, yarababwiye ngo mwikishimira ko muri ba bene nde bishimiraga amoko bakomokamo, bakishimira ubwoko umuhanuzi umuvugabutumwa akomokamo, bamwe babona ari uwabo bakamwishimira. Ababwira ikintu gikomeye, arababwira ngo mwe kunyiyitirira nimwitwa ba Kristo. Hari n'undi mugabo wuzuye ijambo ry'Imana ndetse no gushekenga bita Apolo yavugaga ijambo ry'Imana, akavanga Imana iragutabaye, abantu bakabyumva, yavuga zomene bigasohora. Abakristo birema ibice. Umuntu ufite umutima ushima Imana najya yirema igice, ahora ashima akavuga ngo Mana ndagushimira ko wangize gutya. Hari amagambo ari mu gitabo cy'Ingoma za Mbere ibice 13, havuga amagambo y'umugabo bita Abidodomu, ngo yari umugabo ushima Imana ngo kandi akene, niyigeze abura mu rusengero, yahoraga avuga ngo Uwiteka uruwera. Ngo yaririmbaga mu mutwe ukomeye w'abaririmbyi ba Dawidi yajyanaga ku rugamba, babandi bavugaga ngo Uwiteka uhimbazwe kutugabije abanzi bacu. Ngo akaririmba akemera, akaririmba ku murongo w'inyuma, abisi bakamucira kari urutega, bakamucira Uwiteka, ariko bakavuga ngo nzakomeza nshima Imana. Imana inatashe mu rugo rwe, ngo yarayihimbaje abantu Uwiteka uruwera. Ninde wahwana nawe? Imana yitegereje umutima wa Abidodomu, umutima ushima Imana. Imana imugirira neza, amateka yarahinduka. Twese turaza amagambo akomeye abantu bavuga ku uyu mugabo bita Abidodomu. Ndanezerewe cyane no kukubwira ngo gira ubwenge bwo gushima Imana. Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Abisi nabo batakumenya, igihe kizagera ijuru rikumenyekanishe. Kandi mbabwira, umuntu wamenyekanishijwe n'Imana ntaceceka, ntazimwa, ntiyaburwa. Imana imugirira neza. Ni nayo mpamvu Abidodomu ngo umugisha we ngo wakwiriye igihugu cyose, ngo abantu bose bamenya ko Imana yahaye umukene umugisha agahinduka umukire. Imana ihabwa icyubahiro. Ndifuza nanone kuvuga gake. Ahari uyu munsi navuze cyane ndi mu mavuta yo gushima Imana. Imana ikeneye abadamu bashima, bakavuga ngo Mana nubwo nabuze urubyaro, ariko ndibutse unkorera ubukwe, ndibutse unkorera mariage ukanyambika agatimba, ndibutse igisirimba twabyinnye tuvuga ngo kuba tuziranye Mana biramagije, kuba waramenye izina ibyo biranyuze. Imana ihabwa icyubahiro. Ukayibwira ngo ndabizi uzabikora, abisi ukabasubiza ngo mfite umutima ushima. Iyatumye nshaka izatuma mbyara, iyatumye mbona akazi izatuma nkaramamo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ikeneye abakobwa bashima,
batavuga ngo nzashima nabonye umugabo, nzashima nabonye akazi. Imana ikeneye abasore bashima, Imana ikeneye abagabo bayishima nka Dawidi. Ngo Dawidi avuye kuzana ngo isanduku y'isezerano, ngo yari afite umutima ushima, ngo Imana itura muri uwo mutima. Abateoloji bagira isomo bita attribute of God, ngo akamero k'ubumana. Ngo nk'ako Dawidi yari afite iyo teoloji yose igendera ku mutima wuzuye amashimwe no guca bugufi kwa Dawidi. Bavuga ngo Kristo nawe ngo yagize umutima, haleluya, ufite amashimwe. Ni nayo mpamvu umugabo w'umuhinde bita Mahatma Gandhi ngo yagize umutima, aravuga ngo niyemeje kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu, akaba washima anyuzwe nuko abayeho. Muzitegereza Abahinde banyurwa n'ibyabo, ariko umuntu avuga ngo nzagushima numa imodoka kubera ko yabonye mugenzi we naza aho yayikuye. Ariko Abahinde bateye imbere kubera ko banyuzwe n'umutima wabo ushima ibyabo, ukunda ibyabo. Haleluya, Imana itugirire neza cyane. Uyu mugabo ashima Imana niyananirwa uwo yahumuye ngo yavuze imirimo y'Imana, ngo ashima Imana ngo kugeza ubwo abakuru b'amatorero, abanyedini, abafarisayo n'abasadukayo ngo bahungabanyijwe n'ishimwe ry'uwo muntu. Bya bintu umuntu yishima ngo usarashima. Abakristo baratewe bibagirwa umutima ushima Imana. Reka nkubwire, iyo udashima nta nzozi ugira. Uzitegereza umuntu ubaho adashima n'ingayi nta nzozi agira. Agira ibyo agera akifuza kubyahisha iby'abandi. Nta nzozi wagira udafite umutima ushima Imana, udafite umutima unyuzwe. Niyo upfuye ibyawe nta pira bigira. Nakunze Abusalomu, yaravuze ngo Mana ndagushimira ko wamaye abakobwa. Abusalomu, Imana itugirire neza cyane. Ngo abyara abakobwa gusa ntiyabyara umuhungu. Ati Imana ndabagushimiye, ni wowe wabamaye, kuko yaraza abababuze. Ariko Mana niki nazibukirwaho? Ngo Abusalomu Imana imuhiyerekwa ryo gushinga inkingi ikomeye, ngo mu kibaya kimwe, ngo abantu bajya muri Israeli ngo na Ubugingo n'ubu. Iyo nkingi, iyo pira ngo irahari yitwa ngo Abusalomu pira. Abantu bajya kuyisura. Yagize umutima ushima ngo burya aranshimiye, ntago avuze ngo sinigeze muha umuhungu, reka muhe urwibutso azahora yibukwa. Umuntu udashima nta rwibutso yagira hano mu isi. Twabonye abagabo bari babayeho bafite umutima ushima Imana, none uyu munsi turabibuka, turabazirikana. Imana ihabwa icyubahiro. Gira umutima ushima Imana, Imana izongera ikore n'ibindi. Inzozi zawe zizaba impamo. Kristo Yesu atugirire neza cyane. Reka tuvugane ku bwenge n'inzozi. Inzozi ziva mu mutima ushima Imana. Ntago warota ufite umutima ukanyara. Iyo urose urota ucura. Niwarota, niwagira inzozi ufite umutima w'ishyari udashima. Abandi bageze kuri, kandi we nawe afite ibyo yagezeho, ariko kubera ko afite umutima w'ishyari ahora abona abandi barateye imbere. Ni muzima, ntarwaye, afite ibyarya, afite aho, ariko yirengagije ko ari na za mayibobo ziri gushima Imana kubera ko umusyago wazo wagenze neza. Biragoye ko ayiteri uze kumbwirira umuntu udashima ntago yagira umutima w'inzozi, ahubwo agira umutima w'ubugome. Umuntu utanyurwa n'uko ari agira umutima w'ishyari, umukurira aba yanabumurozi. Biragoye. It's a big revelation from my Lord Jesus. The people without providing a thanks to God is an ambassador of becoming a witch. Umuntu utagira umutima ushima Imana ni umwambasaderi mwiza wo kubamo umurozi. Sanga yarakanyaraye umutima, amadepresiyo yaramwishe, ariko umuntu nanyurwa n'uko wagatekereje ukavuga ati ari ku rugero ngezeho, ukanahera ku myenda, ukanahera no ku kenda k'imbere kera. Wenda uri umudamu, uri umukobwa, ujya mu mihango ugakoresha igitambaro. Rero uyu munsi Imana ikugejeje kuri level nziza yo kugura, harya bayita potex, ukaba uyigura. Iryo naryo ni ishimwe rikomeye. Batariko Mana wahinduye ibihe. Bya bihe byari bikomeye warabihinduye Mana. Imbere yacu ari yacuza umwijima w'icura burindi.
hirya no hino, nta nzira nta butabazi, Imana iraturengera, Imana iradushyigikira, Imana iradutabara. Tutarya, tutanateganya kurya, none uyu munsi urarya. Wagiye mu gihugu barya batajya basengera ibiryo, ariko igihe kizagera muri ubwo buzima ubayemo, nimba ufite umutima ushima Imana, uzi inzozi zizavamo. Uzaba umuntu udasanzwe, uzagaburira abakene, uzambika abapfakazi, uzaba icyitegererezo, imirimo yawe izibukwa. Haleluya! Kubera ko Imana, umuntu ufite umutima ushima niwigirira neza. Kurota uri kumwe n'umukuru w'igihugu cyangwa uri ahantu perezida ari, birasobanutse cyane. Ugiye kwakira umugisha w'Imana. Kurota bakomeye, Imana iri kukubwira ngo nzagukomeza, nzakugirira neza. Warose hari umuntu muri kumwe, umuntu ukomeye, meya, perezida, ba bantu baba bakomeye, ugasanga urarota uri muri kabine, turi mu nama, uri kumwe na perezida. Izo nzozi ni inzozi zikubwira ngo uzakomera, kandi umugisha wawe uri bugufi ugiye kuza. Ni inzozi zikomeye, ni inzozi zisigura ikintu gikomeye. Uko byagenda kose, bene uwo mugisha, Imana iri kukubwira ngo ndi mu ruhande rwa, nk'uko mu gihugu ntawe uruta perezida. Icyo yavuga cyakorwa. Nanjye niko mu isi n'ijuru byose ntawe unduta. Abarozi nibazarwanya umugisha nzaguha, bazacukura inzobo nyinshi, nzisibe utambuke. Nugira Imana mu nzozi zawe, ukarota uri kumwe na perezida w'igihugu, ukarota uri kumwe n'umuntu ukomeye uhagarariye agace cyangwa intara imwe, Imana iri kukubwira ngo ihagaze mu ruhande rwawe, nawe uzarwanya umugisha wawe, uzaba umuntu udasanzwe. Kandi ikindi biri kukubwira ngo iga ubwenge bwo kubana n'abakomeye, bwo kubaha abakomeye, iga ubwenge bwo kubaha Imana ishoboye byose. Iri kuvuga ngo mpagaze mu ruhande rwawe, nta wundi ugomba kureba, ndeba nguha umugisha. Nicyo bisiguye. Imana ikugirire neza, amateka y'ubuzima bwawe ahinduke. Yari mwene so Pastor Imana ishimwe Emmanuel. Ndagukunda cyane, nkwifuriza ibyiza, utera imbere mu mitekerereze, kandi wubaha Uwiteka. Kumwubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Wifuza kutwandikira, telefone ni 078 463 7 Wifuza gutera inkuru n'ibiganiro byacu, muri description haba harimo namba. Twandikire, dufatanye gusenga, duhugurane. Imana yo mwijiri kugirire neza. Mana, uyu mwene data muha inzozi mu izina rya Yesu. Muha umutima ushimba kandi uguhimbaza. Muha umutima unyurwa nuko wamugize, nuko wamuremye, n'ibyo wamuhaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Shalom, shalom. Ninkubakaho na muyaguza